bakunzi ba Best TV turaramukije aho muri hose ku migabane itandukanye. Twizere ko meze neza n'abatameze neza Imana iraza kubakoza ikiganza. Uyu munsi birakunda ejo bikanga. Ubuzima n'urugamba rw'ibyiza cyangwa se guhatana nta mpamvu yo gucika intege. Jewe Tony Maramu nk'ibisanzwe ndi kumwe na Tanganyika kuri kamera. Aya mashusho azira makemwa nirimo kuyatunganya. Rero ubu ngubu tuye kureba umusore mwakunze cyane bita Mr K. Mr K rero tuye kumusura uyu munsi n'umukuru mu by'ukuri n'umusore twakuze cyane cyane inshuti za Best TV. Tumareka tumugereho tumusure tumugenera impano. Ntawabona igihembo ahereza umuntu ahubwo ni impano yo kumusura tukamenyiwe tukamuganiriza tukamenya ubuzima abayemo. Ngira ngo wowe nuva kuri Best TV uraza kubona uyu musore tuye gusura. Ngira ngo mwamukunze muri benshi, reka tugere iwiwe turebe ubuzima abayemo. Wowe kubaza ube kuri Best TV, ngende Tony Maramu nk'ibisanzwe. Komeza ukore like, comment na share na subscribe ku channel yacu kugira ngo tubana umunsi ku munsi. Rero tuye kwa Mr K tumusure turebe ubuzima abayemo, kandi ngira ngo araza kutubwira byinshi. Umusore mwakunze ubaye mu buzima butorosha, ariko nanone abakunzi ba Best TV bamugeneye impano ntawabonera ishimwe aha mugenzi we. Ngira ngo kwa Mr K twahageze tugiye kureba Mr K na twamutunguye uyu munsi. Turebe ubuzima bayemo yongere atuganirize. Mu by'ukuri n'umusore ubaye mu buzima butoroshe bwo mu nkambi, ariko nanone abakunzi ba Best TV bifuje kumusura. Reka tugere kwa Mr K, ngira ngo nene baturangiye. Waka ni karibu karibu. Imeze bite? Ni sawa ma. Komera nsuza ariko mwa. Komera cyane. Imeze bite? Ni sawa. Ni Best TV yagusuye uyu munsi. Ni karibu cyangwa ntabwo ari karibu? Ni karibu rwose, murakaza neza. Twifuje gusura uyu munsi tugere iwawe tumenye ubuzima ubayemo. Dusanzwe urimo gusoma agatabo rwose. Iyi niyo geto yawe cyangwa se akavumo kawe. Imeze bite Mr K? Ni sawa ni sawa. Niki wabwira abakunzi bawe uyu munsi abakunzi banje cyo nababwira cyo ndishimye kubona mugera hano iwanjye. Bahita kuri Freshness Star Home, binanditseho hejuru y'inzu. Uyu munsi kuba twagusuye rero urabibona gute? Uyu munsi kuba twagusuye, reka tubwire uyu musore wacu wadutwaje waduherekeje waduzaniye akabando, agire akantu yinjira hano k'impano yinjira hano tumuhe nawe karibu. Ngira ngo wamuha karibu Mr K. Dufashe uwo muntu umwe karibu. Uhagaze aho ngaho ahanze agira ute? Hariko kutishimye. Ndishimye cyane, ndishimye. Buriya byandenze. Niki kigushimishije uyu munsi cyane? Ikinshimishije ukuntu munsuye. Twakirire. Ntago narenze rwose yuko mwagera iwanjye ko mwanahamenya. Wakira ibyo bindi. Wakira ibyo bindi. Sawa rwose. Ngira ngo kwa Mr K mwahabonye mu by'ukuri uyu umusore waduherekeje yadutwaje akabando k'abakusha cyangwa se agaseke twageneyemo impano. Umusore wacu Mr K mwakunze cyane cyane kuri Best TV. Ngira ngo n'umusore ubasurutsa ubasekeje akababwira indimi za karanyuze, akababwira ubuzima n'amateka. N'umusore ngira ngo by'ukuri ufite ibintu byinshi amateka yihariye kuri Best TV show. Ngende Tony Maramu nk'ibisanzwe, komeza ube kuri Best TV ari mwa Mr K. Ngira ngo nawe ufite umutima w'urukundo wadufasha tugasupportinga uyu musore ndetse n'abandi bantu bafite ubuzima bugoye, ubuzima butoroshe. Ngira ngo muri kubona iwiwe n'ahantu by'ukuri abonye n'ubushobozi yahava akimuka akajya mu nzu nziza. Ngira ngo urukono ari mu kavumo, ariko nta kundi. Icy'ingenzi inzu ifitemo amahoro. Niyo nzu niko bimeze Mr K. Inzu niyo ufitemo amahoro. Inzu nicyo uyiririyemo. Ndishimye cyane cyane kuva buriya ndibana kuva na mbere. Natangiye kwibana mfite imyaka 7. Ariko tusaragera aho ngaho uyu munsi ndikubona wambaye neza kabisa. Bisa nkaho ni amahirwe. Reba muje muntunguye, ariko sinzi impamvu muje. Uyu munsi ngo ahangaha ngwino haba isoko, ni isoko yawe waruye kujyamo? Sinashoboraga kujya mu isoko kuko nta mafaranga nari mfite. Gusa nari nabyutse nkora isuku
numva nkwiriye kuba nakwicara byibura nkaruhukaho gatoya nanasoma igitabo. Niki warimo gusoma muri igitabo? Nari ndi gusoma Yesu ni inzira, ukuri n'ubuzima. Rero gira ijambo ugenera abakunzi ba BC TV kuri icyo gitabo wasomaga. Tubwire nk'imirongo nk'itatu babwira ati Yesu ni inzira y'ukuri n'ubuzima. Tubabwirize ukiye babwirize. Ni ukuvuga ngo Yesu yakoze byinshi. Yesu yahumuye impumyi. Yesu yazuye abapfuye. Rero Yesu uwamukurikira ntago azayoba. Niki cyatumye uhitamo gusoma igitabo Yesu ni inzira y'ukuri n'ubugingo cyangwa se n'ukuri n'ubuzima? Niki cyatumye ufata ubyukana ubumwete usoma icyo gitabo uyu munsi? Nuko nkimara kumenya ko Yesu yampfiriye numvishije nishimye cyane. Wamenye ryari ko yagupfiriye? Hashize imyaka ndi kumva nabatijwe 2006 2007. Usengera muri rusengero? Njyewe nsengera muri Goshena ariko no mu yandi madini ngeramo. No nta dini, nta mupaka w'idini wowe ugira. Mr. K, kuba rero BC TV yagusuye uyu munsi ubyakire gute? BC TV ndayishimiye cyane. Ndayishimiye, ubundi twajyaga duhura tukaganira ariko sinari nzi ko mwatekereza ngo mu ntungure bene aka kageni. Ngira ngo ubushize twahuye ko ari twe bavandimwe bawe, kuba warisanze kuri BC TV wungutse undi muryango cyane rwose. Nta gushidikanya mfite umuryango, abaturanyi batangaye, biri mu mutima byo byanansaza nkaguruka nkabyina, ariko ndishimye kuko mbonye umuryango, mbonye abantu b'Imana. Imana ibaha umugisha cyane. Rero hari abantu b'ingenzi abakunzi ba BC TV bo ku muryango wacu duhora dukorana badasiba kureba ibiganiro byacu. Rero niki wabwira umuntu waguteye inkunga yitwa Sergo Patrick? Niki wamubwira cyane cyane by'umwihariko? Sergo Patrick icyo namubwira, ndamushimiye bimvuye ku mutima, bimvuye mu mutwe wanjye. Ndishimye cyane. Imana iri mu ijuru imurebe kandi imuhe umugisha. Muhuye n'iki wamubwira ubu ngubu? Twebwe turi intumwa ziwe. Muhuye n'iki wamubwira ubu ngubu Sergo? Njyewe duhuye namubwira yuko angiriye neza cyane. Hari igihe umuntu abaho azi yuko nta muryango agira, ntabamuzi, ariko njye duhuye namushimira, nkamushimira kandi bimvuye ku mutima. Namubwira ati uwo mutima afite azawuhorane. Rero Mr. K ni muntu ki kuba atakuzi? Ngira ngo nakubwiye ko kuri BC TV duhorana abantu bashasha buri munsi. Mr. K yakuze ate kugeza kuri uyu munsi wa none? Ninde Mr. K? Mr. K nabuze ababyeyi banjye mfite imyaka 7. Muri Kongo bapfa mu ntambara, bitewe n'intambara bapfa nabi. Ndasigara ndi umwana muto w'imyaka 7. Narireze ndirera kuva kuri iyo myaka 7, none ubu mfite imyaka 20 cyangwa 30 oya nta 30 ntayo, mfite imyaka 28 y'amavuko bana yiyo kujya. Muri urwo rugendo rwo kwirera niki cyakugoye cyane cyane? Icyangoye cyane, yenda nk'abana bafite ababyeyi bo ntago babimenya. Burya kugira ngo umuntu aramuke ni ibintu bitoroshye, ariko HCR yaramfashije nk'umubyeyi. HCR na leta y'u Rwanda iraducumbikira, dufite amahoro, ariko ikintu cyangoraga ni ibijyanye n'imibereho y'ibyo kurya. Ibitunze umuntu burya ntago byoroshye, ni ukuri. Birahenze cyane. Nta kazi ufite? Nta kazi mfite,
nirirwa nicaye nk'uko munsanze nicaye mu nzu nigunze rimwe na rimwe cyangwa se nkasoma igitabo, ariko nagize amahirwe mbona umuryango Best TV show, nawe nk'umunyamakuru rwose mwankuye mu bwigunge, ndabashimiye. kuva wagera kuri Best TV ni iki cyiza wahaboneye? Icyiza naboneye ni urukundo kuko mwaranganirizaga, mukampumuriza, kuko mwamenye ibyanjye, mumenya ukuntu mbayeho muri ubwo buzima. Ubuzima umuntu adapfa kuba yakwigurira ipantaro, adapfa kuba yakwigurira umwenda, adapfa kuba yakwigurira urukweto, ariko mwandwanyeho munyereka yuko muhari kandi n'Imana ihari, kandi ko n'ibindi muzabimpa mukamfasha. Mwambwiye ko muzanteza imbere, ndabashimiye kuko ndi kubibona. Wavuze ko wabuze ababyeyi ufite imyaka 7, muri iyo myaka 7 ese nta bandi babyeyi bo muri famille wari ufite, basobanyu bande mwari kumwe wabuze bareka bakurere? Abo nashoboye kumenya ni ababyeyi bambyaye, naho abandi bo abandi nabo ni ababyeyi, abaturanyi, inshuti, abo nibo babyeyi navuga. Naho umuryango wo narawubuze, ababyeyi banjye narinzi ni papa na mama. Rero reka batufakira akameza noneho twisare, ntabwo Mr. tuye wenyine, afite ababyeyi hano babana nawe, bakuze bakureba, abana babyeyi bafata akantu baratubwira amateka yawe n'ukuntu bakuze, sibyo? Siko bimeze? Zana akameza hano tuvugire ku ijambo, siko bimeze? Kava hano tuganire gatoya. Nta kibazo gihari, n'ubuzima busanzwe. Zana akameza wewe, zana akameza tuvugire ku ijambo. Bimeze bite? Ni byiza. Twishimiye kubasura uyu munsi, nubwo mwabyaye umwana bita Mr. muramurera. Nari nkubajije se Mr. yakuriye imbere y'amaso yanyu, akuramo umureba. Mr. ni muntu ki, niki umuziho? Cyomuziho Mr. ntabwo yavugaga, kari akantu kabereyeho gusa katavuga, ubona mbega ari akantu k'agapfubyi. Tiyanarwaraga ngo wenda umuhene giko mushigisha umuhe, ntabwo yagukundiraga, usibye gufata agafuka kamuhereza akishigishira. Ariko buno tubona yarabaye umugabo, asigaye avugana n'abandi basore bakaganira. Buno yarakuze, Imana yaramureza arakura, nta kindi kibazo cya Mr. Mr. yabuze ababyeyi akiri mutoya, ku myaka 7 yabayeho gute? Wajya kuza umureba imyaka 7 yarameze ute? Yarameze nabi nyine, nibyo nkubwiye, ntiyavugaga, ntiyakomaga, cyakora ntiyenderaga no kurya mu mazu y'abandi, usibye ko tumaka twitekera. Ariko ajya kubura ababyeyi bese nari mpari, usibye ko namubonye hano mu nkambi, ko namubonye atavuga pe, ari akantu k'agatumbwe kameze gutya, araniga bigeriga amashuri ayareka, tubona ko yarekeshejwe n'ubuzima bubi, ntabwo yarayobewe ubwenge n'ubuzima buke yari afite. None buno yabaye umuntu, wenda aragomba kugenda yana kwikorera nk'akagaro k'amazi k'umusururu kawo muhamagana birakaza gahisha akarya. Ubu ho tuzi ko ari umuntu, ko yabaye umuntu, Imana yaramureza arakura mbese. Mr. rero ababyeyi bagutangiye ubuhamya, we niki babavugaho? Niki bagufashije mu buzima bwawe? Abaturanyi banjye twabanye neza, twabanye bankunda, mbasaba umunyu bakawumpa. Abaturanyi banjye bagiye bangira inama, mbese abo nibo babyeyi mfite naratira n'abandi. Ariko n'ubundi umuryango uri kugenda waguka, nk'uyu muvandimwe arampahiye. Burya iyo umuntu yariye, ibyo akoze byose bigenda neza. Kaga Mr. hari ingeso mbi umuziho? Ntayo tuzi rwose, ko atibaka batarwana, nta ngeso mbi tumuziho pe. Tuzi ko ari umwana muzima, nta ngeso tumuziho. Bamutangira ubuhamya? No butanga Mr. n'umwana muzima, ntiyiba, ntatongana, ntarwana. Mr. aba mu nzu ye, ni umwana muzima, nta kintu nta cyatumuziho.
rero uyu munsi ko twaje ahangaha twaje kumusura, hari abantu bavuze ngo tumugenere impano baramukunze, niki wowe wabwira abantu bagize umutima wo gufasha Mr. K? nobabwira ngo babyobyare baheke bakoze barakarama bakoze ariko Imana izobafasha aho bakuye Imana izohongere nabo bazogira babagaburira bakoze rwose ariko kandi nishimiye ko bakoze nabo niyo bari kumva ndabizi ko bari kumva bari kumva bakoze turi kubashima rwose kubona umwana wacu atari bwongere kujya kwikorera akagaro k'umusururu akaza akicara akarya biriya birya akaryama agasinzira. natwe rero cyo tubasaba nk'abakunzi ba Best TV ngira ngo Mr. K ntazaburare muri hano, muzasangire akabisi n'agahiye ntazabwirirwe muri hano. Twemeze Mr. K ntabwo agomba kuburara, natwe duhare dufite ibyo turya. nawe ntugire icyo ubona niba zaburare uri hano ngira ngo n'ubuzima bwo mu nkambi n'ubuzima butoroshe n'ubuzima bushare kuruta umuravumba. nibyo twarabanye twasangiye akabisi n'agahiye, nanjye ntacyo nabima ngifite kimwe nuko nanjye ntacyo banyima. Mr. K rero hari abakunzi ba Best TV batari hano kuri live ariko baza kutureba mu kandi kanya, ngira ngo uri umuhanzi wadusogongeza akaririmbo uvuga ko twageze iwawe, akaririmbo kari ku mutima wawe. Ariko indirimbo ndigusabe ni indirimbo yo kwakira abashitsi uyu munsi, abashitsi bakugaragiye uno munsi, ari ufite kwakira abashitsi ku mutima wawe. Shiraho ngiyo mwishimye ngewe birandenga, iyo mwishimye ngewe rwose biranyura, kandi iyo musetse biranyibagiza ngewe ibibi byose byigeze kumbabaza. Iyo mwishimye ngewe birandenga, umva ngiyo mwishimye ngewe rwose biranyura, kandi iyo musetse biranyibagiza ngewe ibibi byose byigeze kumbabaza. Ntimukababare mwese abadukurikiye, nge nzakora ibishoboka n'ibidashobokera abandi, kugira ngo muhore mwishimye, ibyishimo byanyu Mr. K n'ibyashaka. Iyo mwishimye ngewe birandenga, iyo mwishimye mukuri biranyura, kandi iyo musetse biranyibagiza ngewe ibibi byose byigeze kumbabaza. Yes ngira ngo iyo bishimye bikwibagiza iki? Binyibagiza ibibi byose byigeze kumbabaza. Niki cyakoze ku mutima cyane ujye uvuga ati iyi minsi narababaye kugeza ubu ngubu nzanebwa n'umwana wanjye? Ibyambabaje byo nubwo ari byinshi akora ibintu by'ingenzi biri ku mutima. Ibyambabaje ni ukubura ababyeyi, ariko ibinshimisha ni ukubona abandi hafi, nkabona abavandimwe, inshuti, numva binejeje, nkabona ko munyitayeho. Niki wabwira abana b'imfubyi barimo kureba Best TV show? Icyo nababwira cyo ntibihebe, nubwo ubuzima bugoranye ntibihebe, bajye basenga, biringira Imana yo mu ijuru, izabasubiza, izabagaburira, izabambika. Kwiringira Imana nicyo kintu cya mbere. Atwiringira Imana nicyo kintu cya mbere. Kuta indirimbo yakaranyuze ariko karanyuze. Yakaranyuze. Ijambo wambwiye turi twembi, mukuri naranyuzwe pe, cyama icyizere gitubutse, mukuri naranyuzwe pe, gerageza urukomeze rugwizimpuhwe nicyo rubereyeho. Uri mwiza uri igitego mutarutwa, uri mwiza uri igitego mutarutwa, ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga. umunsi ko ufite ijwi none wabaye kagambage pe. Hagati y'ibiti
bibiri aho twakundaga kunyura njya magera nkakebuka nta kwibuka handi twakundaga gutinda dutegereje imodoka njya magera nkiyumvira nta kwibuka yaba bitabagaho ngo nibagirwe ineza mungirira njya nibuka cyane iyo ndi njyenyine ya nshuti yanjye nakundaga byasaze nkibuka y'amagambo yambwiraga nakwibuka ko bitazongera ababara hagati y'ibiti bibiri aho twakundaga kunyura njya magera nkakebuka nta kwibuka. Mr. K noneho uva mbwira uyu munsi nibwo nemewe ko uri umuhanzi. Urakoze. Noneho ubutaha tuzore gitari uziririmba kabisa cyane. Noneho tekereza koko na wa muzika nkaba nazanye ka kita nuko ubushize ejo bundi nyine nagatijije umuntu wari wagiye gucurangira ubukwe ubu ngubu rwose mbanyurijeho. Ntabwo tuzagira irungu abakunzi ba Best TV tuzabatumikira igihe cyose tuzane Mr. K shiraho nkumbuye umwana twarerana somo churure gwaza kwanda umwaka kitagutara subwo buriya ntago twaba turi kubamamariza ra kandi wa mugani gatubireke bano yewe bano gatoyi bano bankubaze nusi gikombe cyane kibazo zano wana kibazo nta kibazo oya bankubaze gatoyi bayo umva reka ubwo nta kibazo bishiraze basuzo nkubaze bishiraze okay sawa abaturage ko bamugana ngo ni yaka muye kwitirana abaturage bacu ntago bamenyereye ibi byuma nagiye kubwira ngo kusira kakarimo bita nkumbuye umwana twareranywe nkumbuye umwana twareranywe buri joro njya murota icyazana ngo tubane nkumbuye kakajisho kakandukunda kwirorera iteka iyo nkurebye kabe umwana twareranywe nanga iyo mbonye ikikuriza nkundi iyo mbonye kakabugeza muri gusetsa usagiye kudandabirana kono bimeze aka ntago kajya gasindisha aka ngaka n'amata n'ikikunda aka n'amata n'ikikunda amata y'inka ndayakunda amata y'inka avuye munsi y'inka urakunda wigeze uragiraho imasisi nyine nubwo narakana imasisi nakundaga inka kuko na papa yari umworozi nge rero nakundaga kwiragirira utunyana ariko kubitaho kibera inka yari umukobwa mwiza umutima yewe kibera inka ababyeyi bose baramagara yewe kibera inka uri umutoni yewe kibera inka uri nyampinga ibyansi kuru yindi byari byogeje yewe kibera inka kubitaho indoro noneho izo ndirimbo z'abakera warasusurutse wasubiza muri bya bihe bya kera noneho duhutiraho indirimbo indoro ya Charly na Nina ndetse na Big Farious
sinari mperutse gukundwa kaza, sinari mperutse gutetesha, ibyawe biriranga nta bindi bisa nabyo, nta nibyo nzonona kuko wabimaye, nge sinabivuga ngo nukuhari, mbivuga niyo udahari kuko bitera bose imihari baby, sinabivuga ngo nukuhari, mbivuga niyo udahari kuko bitera bose imihari leile, indoro 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 yawe, it make me crazy my baby yo, sekandore sekandore inyinya yawe, umunsi wiruseka madali yo. akantu gasubiremo gasubiremo ijambo rimbamo kenshi cyane bivuga kugukunda switi, njye ibyishimo mporana nabyo binyibutsa kari wowe wabinteye, nafashe icyemezo waranyemeje wallahi, komeza ubahige bose, nzajya nkomeze nkukunde, nkomeze mbikore, nkomeze akantu urangirijeho gasubiremo. Yes, big farious. Mr. uyu munsi ngira ngo hatwitse hayi akongo. Ibi byose bitewe n'ibyishimo. Ariko se buriya nka Best TV yagusuye nta ndirimbo wayihimbira kweli? Best TV show, Best TV show, tuyikurikire Best TV show, dufitiye ubutumwa Best TV show, yamamaza ubutumwa bwiza, Best TV show, iraguha inama zo kwiteza imbere, Best TV show, tuyikesha ibyiza byinshi, kubonera amakuru ku gihe muri iyi si y'ikoranabuhanga. Yes, Mr. ubuzima bw'inkambi rero n'ubuzima bumeze bute, tubwire abakunzi ba Best TV. Ubuzima bw'inkambi ni ubuzima butoroshye, HCR iradufasha, ariko nanone amafaranga yagiye agabanuka, abantu barabizi, ariko ntibworoshye mu by'ukuri kugira ngo nyine ubone icyo urya, kugira ngo ubone n'iyo unakibonye hari igihe ubura n'ibicanwa, ni ukuvuga ngo hari byinshi dukenera mu by'ukuri ntitubibone, imyambaro, urwo rukweto, ni ibintu bitandukanye, ariko cyane cyane burya ikintu cy'ibanze gikomeye cyane ni ibyo gutunga umubiri, ibyo kurya birahenze, ibyo kurya biragoye kubibona, kandi nta n'akazi tugira nk'impunzi, nta kazi pe. Iyo utabonye akazi ko gukora cyangwa se ikiraka cyo gutwara imizigo cyangwa ibindi bintu ni gutujye, ni ukuvuga ngo iyo bigenze gutyo, nkabura ako kazi, ako karaka, nshobora no kwisunga umuturanyi, utwo arariye nanjye tukadusangira, twaba dukeya uko tungana kose tukadusangira uko turi, naho ubundi kandi ese uko numva bwana impunzi ziri mu byiciro, ibyo byiciro bimeze bite, wowe uri mu cyiciro kangahe? njyewe ndi mu cyiciro gifata, ntabwo nabeshya, ariko bamwe muri twe nta nubwo bafata, nk'abari mu cya gatatu. Nimba atari banga afite amafaranga angahe? Abari 8,500 nayo. 8,500 ku kwezi? Ku kwezi. Akavamo amakara, akavamo ifu, akavamo amavuta, akavamo imboga, akavamo umwenda. Ibyo byose biba bigomba kuvamo,
ariko ubundi icyo ukora nk'impunzi nyine ukiyorohereza kugira ngo ubuzima bukomeze, ureba ibyo ukeneye cyane. Ushobora guhaha igice cy'akawunga, sibyo? Ibyo bindi byo ukabyirengagiza, wajya ubona karaka ku ruhande uwo munyu ukawugura, iyo sabuni ukayigura, n'utundi tuntu dutandukanye, kuko ntago wapfa kubona ibyo ukeneye bitewe n'uko ibintu birahenze cyane. Birahenze. mukaba mwifuza iki mwasaba nka leta cyangwa se HCR? HCR nuko yatwongeza ku mafaranga dufata, cyangwa se tukabona n'ibyo bicanwa. Uri kubona nabo ufata Visa ukayiguraho ibyo bicanwa, ukayiguraho n'ako gasabune, ubwo ni ukuvuga ngo ntago aba kibaye amafaranga uhahishije gusa, ahubwo ubu yashize no mu bindi bitari mu byo guhaha. Baramutse bayakuyeho mubona mwabaho? Mu by'ukuri kubaho byaba bigoranye, ni nko kuvuga ngo barakwishe, sibyo? Ni nk'uko nyine ubupfuye, sibyo? Ubupfuye. None se reba, si munsuye hano se? Muransuye, sibyo? Hari akarima k'igikoni mubonye? Nta karima k'igikoni. Ni ukuvuga ngo nta murima, nta hantu wajya guhinga, nta hantu wakubita isuka. Ikindi, nta muntu waguha akazi na hano hanze y'inkambi, sibyo? Yaba ari akazi k'ikiyede, uri kumva? Yaba ari akazi k'ikiyede, yaba ari n'akandi kazi k'imbaraga, ntago hano hanze bapfa kukaguhereza uri impunzi kandi baturanye n'umuturanyi, n'umugabo runaka ufite urugo, ufite abana, bahereza wa mugabo wo hanze. Ese ubu ngubu nk'urubyiruko rwo mu nkambi rwabasha gukora rukiteza imbere, rukizigamira? Icyo mwakora mukiteza imbere namwe? Urubyiruko rubonye kapito, rukabona nk'amafaranga, urubyiruko rwo mu nkambi rwakwiteza imbere. Bacuruza, harimo n'abashobora guhinga, harimo n'abashobora korora. Usibye yuko burya n'ubworozi bwo mu nkambi ntago byoroshye. Ubu se nk'inzu wayororeramo iki? Nta kiraro nagura hanze, ntacyo. Rero gusa urubyiruko rwo mu nkambi harimo abashobora kuba babona akazi bagakora, wabona nk'amafaranga runaka yacuruza. Waje tukoza akabazo kamwe? Tukoza akabazo gatoya. Isana tukoza gatoya. Mu gatoya nawe yicara atuganiriza, ntabwo ari utuye na Mr. Wenyine. Abasore bari kwakuvuga n'abakecuru bakuvuga. None se ubona muzatera imbere gutubwo ngubwo? Gutera imbere kwacu ntago byoroshye. Guterera imbere mu buhunzi ntago biba byoroshye. Bamfashije koko nakora, kubera yuko ntago igihugu cyanga yuko dukorera hanze y'inkambi, ngo wenda ngo ube wajya i Kigali ngo bakubwire ngo ntiwemerewe kuba wahacururiza, cyangwa se ngo ujye hano hegereye inkambi ngo ube ubujijwe kuhakorera. Ahubwo dore ikibazo ni igishoro. Kubona igishoro buriya mu nkambi ntago byoroshye kabisa. Sawa umeze gute? Meze neza. Twishimiye kubasura uyu munsi hano. Mwakoze munakabyara muragaheka. Uyu munsi twaje tuje kureba Mr. K, ariko nanone aturanye n'ababyeyi, afite abaturanyi bamureze, ari mwebwe twabasanze uyu munsi. Mu by'ukuri Mr. K ariko yamuvugaho? Mr. K nta nabiye. Mr. K ni umwana wacu koko, bamwe tuvindimwe twese. None rero Mr. K nta cyana namubonaho. Mr. K yari afite akaduka hano, yaracuruzaga, baraza utuntu twose baratwikorera, baragenda. Mr. K akomeza gutungwa n'intuza natugaro yikorera, na twa telefoni
n'amazi yasigaga akarangi. None Uwiteka yaramwibutse, turamushimiye nta nabiye. Niki wabwira abakunzi ba Best TV cyangwa se abakunzi abantu bavuze ngo reka basore Mr. wamugenere agashimwe, nta bihembo waha umuntu, ntacyo wabona uhemba umuntu, ahubwo wamugenera agashimwe. Niki wabwira abantu bamwibutse uyu munsi? Abantu bamwibutse uyu munsi, uyu mwana ni uwacu twese hamwe n'abaje kumufasha, turabashimiye cyane. Muvuga ngo barakabyara, baragaheka, baragatunga, bagatunganirwa. icyo Turabashimiye namwe mwese. Mr. Imana izamuha imigisha nk'uko izayimuha n'ubundi. Twebwe twaravuze ngo tuzafasha Mr. uburyo bwose dushoboye kabisa. Turabavandimwe 100%, twarabyiyemeje. Turabashimiye n'ababatumye bandi basigaye inyuma, muvuge ngo Uwiteka nahabwa icyubahiro. Ngira ngo abakunzi ba Best TV n'umuntu wese agize uruhare mu kuvuga ngo dusore Mr. ngira ngo ari kubona ababyeyi barimo kumuha amashimwe, amushimira ati mwakoze, murakabyara, murakarama. Ngira ngo hari abantu yapfa abandi bantu, twemeze ka niwe waguhaye ko kazi nawe turamushima. Wowe iyo wari utuye harya nihe bari he? muri Kenya. Muri Kenya. Ariko Imana yakuvanye muri Kenya ikakuzana hano ukaza wibuka Mr. Uwaguhaye ko kazi nawe Imana izomuha imigisha. N'ubutaha nango tuzabasura aho tubaganirize, twongere dusange, dusabane. Bategereje data wambyaye, turabategereje. Ubu turishimye cyane. Kureba niba Mr. ari imfubyi akaba yinaniwe, nako turi abakecuru turinaniwe, ariko turabashimye Cyane rwose. Mr. ntabwo azorarira biriya ngo tuburare. Mr. ntuzajye wenyine ngo wiba abaturanye. Oya, ntago ndegesamba. Nawe mbwiye mwabonye kantu ntimuzajye ngo mwibe. Nawe nusura Mr. kukatureka, ubundi se tuzogushima ahubwo. Gusa guteka kandi nta kintu abahaye. Uyu musore mungana twebwe turetse turi abakecuru, ariko turabashimye. Ako karenge muri mugakomeza Kazakomeza. Yego Uwiteka azakabahembera. Turabashimye. Mwakubwiye kuza uzosange muri bazima, urangizire muri bazima, tubafatiye iry'iburyo muri abana data. Ngira ngo naho rero twasoreza ikiganiro dushimira abakunzi bacu. Ngani muduhe impundu. Nasoza ntabaje Mr. utubazo nka tubiri cyangwa dutatu tw'ubuzima busanzwe. Tarabaza Mr. rero hari ibyakubwiye wamubiri byo muri HCR, naye ndabivuga. Wamubajije nyine n'umwana, ariko nkumva cyane no musubiriza. Hari umugore yari hirya turi mu manza hari hirya urahazi, umugore ari kuvuga ngo aravugira umukobwa we. Nanjye nanze kumuvugira nkawe, ariko ko baduha ibiryo niba baranagabanije wenda amafaranga bakabagabanya, ariko bagira ngo turabihekenya tutagira icyo ducana. Kuko nta bicanwa barabitwimye burundu. Batubabare bakaduha ibicanwa twabaduka, ariko tukabona icyo ducana, ntabwo byo babizima. None uvuga ngo babigabanye icyo baduhoye ngo bari kubigabanya, ntabwo tukizi. Nibo bakizi, twebwe ntitukizi, ariko baduhaye ibicanwa nibyo. Ese bamugane nkamwe abantu bakuze nta fashanyo wenda yisumbuyeho babagenera HCR? Ngewe ndabiguha, niba baruzi bona yitugenera nabwo twoyishima. Se buriya ngiye kugura karima hariya nkagakodesha, kaza uri bakire nkagoreza amafaranga runaka genda umpingire hariya, uzanga nose twebwe duhinze ntabwo twosarura bikabaho, ariko bakadusuzugura ngo turashaje. None se uwoza yikoreye amakara hano sinoyagura nkayatandika hano, none turashaje. Hari n'utundi twitwa ngo ajya ngo niki imbeba hindi ngomba kuzishyira mu nzu yanjye ngewe. Izo niki ni kururu muri Kongo bazita kururu. Uyu mugabo yarazoroye ariko oya yari yoroye Ndewe no dukwavu kuko nkwavu icukura inzu, ariko ndeba hindi ntabwo zicukura, kuko tubiri muri kuri akweza ziba zimaze kuzura yanzu. Ho babandi bakunda kurya imboga rero zivura na bwaki, nawe woje uyigura umukobwa wawe. None twebwe baduhaye inkunga rwose mukuri ko ndibaturebe ngo turashaje. Se baduhaye inkunga twebwe ntabwo twokora. Ikibi nuko bombe inkunga ejo ngasubire ngo ngare mu mpibindi narabiriye. Oya Mr. Mwambwire ibirunga bitatu by'u Rwanda uzi. Hari Karisimbi, hari Muhabura, hari Sabyinyo. Mbwira ibirunga bitatu nawe uzi by'u Rwanda. Hari Karisimbi, hari Namikeno,
ahubwo hariho n'ikindi cyaje nyuma mutazi cyitwa hari akandi cyabyawe na mikeno mbo hari nandera hari ikindi kintu mwibagiwe ese nta kivuga giteye isoni cyo giteye isoni ni icyanyu ni mu icyanyu natubwire ibyuzi kandi nanjye hari Karisimbi na mikeno icyo cya kabiri nanjye sinokivuga ko ntabwo nabivamo urebe gituye ikibumba nawe uzokivuga uzobavuga mbi kirunga kiri ikibumba cyitwa ngwiki uvuga ngo vuga ngo isazi ishotse icitse ishara isazi ishotse icitse ishara ndumugira imana icitse ishara ngoko isazi ishotse icitse ishara ngo isazi ishoka icitse ishara vuga vuba museyi wowe ushaka ko njya gukora ibintu ntabwo akada abasiga gerageza ka ongera umpereze mikoro ahubwo ngo usege n'abantu bari kumva ndiwemeye reka da ibirunga nzimumbajije n'ibyo oya ngo isazi ngo ekada no okay zatava nkubaze iyo bavuze demokarasi wumva iki ka numva ari uko ari ubwigenge ni ukwigenga independence kabiki nayo ni ubwigenge bose nicyo kimwe na demokarasi ni demokarasi ni aho abantu mbega bahuriye mbega bagafatanya ni demokarasi nyine natwe twagize demokarasi si ibyo twafashe ngo ajya ngo nuruzi ajya ngo yitwa nawe nawe wakize amacumu yo muri Kongo none twahuriye twese twagize ubwe ajya no demokarasi ese ashima uratuzana mu byo tutazi wo tureka murabizi oya kandi uri kubivuga mwabishoboye ahubwo atari ndugukopeje tawe iyo bavuze ngo urumva iyo umwami apfuye ntibavuga bavuga murabizi ibyo ngibyo abasinziriye bavuga ngo ni ugutanga cyangwa ni ugusinzira ni ugusinzira ni ugutanga hari ugutanga hari no gusinzira nicyo kimwe gusinzira ku mwami babyita gutuga ngo iwacu ku mwami umwami gusinzira bavuga bati yaniki baza muhuruza ni uguhundagara ni uguhunyiza ntuzehundagara agapfa uhundagaye abapfuye uguhunyiza nabwo ketse ucekaga gusinzira ku mwami babyita gute gusinzira k'umwami ndi kumva babyita ngo ni ukumubikira mu rutwe n'umwana ntabwo ari wagiye mu ishuri twigaga twiga oya uyarize twebwe ntabwo twize amata araye bayita gute ni umurazo kagati bakoresha amata ni umutozo wowe ngo ni hagati ni umutozo kakandi umuntu avurugisha ni ukuvuruga gute gutya ngo bacunda bari kuvuga ngo naka karimbo watera bari gucunda no gucunda se kandi nabyo kada gucunda leta za ndareba hirya tanyuze oya ndanze wowe aya bakubajije uranga ndeka tubaze byinshi reka nawe baramubaza natwe tubwire gutyo biretse iki wowe ko utayirebye kuki watinye nshuti bakunze bese birere nadusore ikiganiro cy'uyu munsi ngira ngo ni ubutaha tuhagaruka twongere tubasure twongere dutaramare dususuruke asalamu cyawe imana ikomeze barinde naho utaha urakoze